nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze igisa na mistake, ariko abantu ntabwo bazi ko ari mistake hariya yo kuvuga ngo ibyo bintu bigendanye n'insengero jewe ntacyo bigize gute bimbwiye na busa. muri make akanwa k'umukuru kahindukiriye kuvuga amagambo yo gutesha agaciro no gutuka Imana. Nuko bisanzwe nk'uko tuba tugiye kubana mu kiganiro cyangwa se mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, ahangaha pasiteri agarutse avuga perezida Paul Kagame ko yamaje gutuka Imana, kandi umupasiteri hari ibintu yeretswe yuko igihugu cy'u Rwanda kigiye kwicwa n'inzara, cyane cyane abaturage. Arongera avuga ko ubu sahizi igihugu cy'u Rwanda na perezida Paul Kagame uwamuha ikigori cyangwa se uwaha igihugu cye cyangwa umuturage we ikigori cyo kurya yamushimira bitagira ingano. ngo nahanuye ubuhanuzi none ubu ngubu n'uwabaha ikigori bamuterera mu mugongo. Inzara iri kuvuza ubuhuha byo rwose ni ibi. N'uwabaha ikigori bamuterera mu mugongo. Ubwo mpamagarira abanyarwanda n'abanyarwandakazi bafite imiryango yabo iri mu Rwanda, bakaba bafite amahirwe yo kuba bari gukora udufaranga, basapotinga iyi miryango iri mu Rwanda ibona icyo kurya cy'umunsi umwe. Umuntu ufite umutima wo gufasha nafasha aba bavandimwe bari kwicwa n'inzara. Uyu mupasiteri kandi si ubwa mbere yaba ahanura ibintu bikaba, ndetse ubutaha yaje guhanura ibintu aza no kurira ubugari n'ibigori mu ishyamba, abwira abaturage ati amazi muri kuvoma niyo ruhigamiro rwanyu, kandi muzakenera kuyasongesha ibyo bigori igihe muzaba mumeze nk'impunzi. Bidatinze ibyo byaje kubaho, ndetse uyu mupasiteri saa izi ngizi avuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwamurebye nabi, ndetse bakanamuhururiza ingabo za RDA kugira ngo abashe kuba yatabwa muri yombi. Hano uyu munsi munyemerere twumve kuri ino ngingo yo kuba abaturage b'u Rwanda n'igihugu muri rusange, twumve iyi nzara ahantu igiye guturuka, ndetse n'ibyo yaba yahanuwe yeretswe. Twabonye ko ibyo ahanura biba muntu ukagitesha agaciro ko kwitwa umuntu, ukagishakira andi mazina, ibyo nabyo ni ugutuka iki? Imana. Kubera ko Imana mu bantu yaremye ntabwo Imana yigeze irema ibigarasha. Yego. Wabyumvise? Yego. Uwabyawe n'umugore arama igihe kingana gute? Gito. Ubwo ndimo ndagenda nototera gusubiza bamwe birirwa badukangisha urupfu. Yego. Wowe umwangisha urupfu, ndagira ngo nkubwire ngo kuko tutazi umunsi n'iki n'igihe, hari igihe wambanzirizayo. amambere perezida Paul Kagame, uyu mupasiteri igihe yasanishaga nk'ubwira nabi perezida Paul Kagame, yaje guca bugufi asaba imbabazi perezida Paul Kagame, ariko saa izi ngizi nanone urumva ko abisubiyemo agira ati mbihisha kuko genda babwiza ukuri, kubera ko jewe maneko za FPR zagiye kugera ku rwego zigera ku ruhimbi ahera w'Uwiteka, atari ukumenyera izina ry'Uwiteka. Abashumba bagiye kugera aho bitwa ibisambo, atari ukumenyera izina ry'Uwiteka. mbere nguko ngaho rero, nk'uko dushoje iki kiganiro, kugira ngo ujye wibuka gukanda subscribe, iki kiganiro ugihe like,
ndetse nubona bikunyuze wandike muri komenti ku bindi ibintu bifite ingero z'akamaro, mugende mutuyobora, turabakunda, mukomeze kudukunda namwe.